Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Zibuka TV. Nk'ibisanzwe rero amahoro n'urukundo, ubugwaneza, icyubahiro n'umwuka wera biganze muri mwe. Mu by'ukuri rero hano ni kuri Zibuka TV. Ngiye muri kumva nitwa Munezero Daniel. Uyu munsi turagira ngo dusobanure inzozi, ariko inzozi tugiye gusobanura tuzisobanura mu bice bibiri. Duhera ku nzozi z'ubuzima busanzwe, noneho tukareba no ku nzozi zijyanye n'igice cy'umwuka. Rero mu by'ukuri uyu munsi ushobora kurota ibintu, ushobora kurota abantu, ushobora kurota ingendo, ariko ntusobanukirwe izo nzozi ngo ziravuga iki, ziramenyesha iki. Kuko ubuzima busanzwe hari icyo biba bisobanuye, noneho no mu bijyanye n'umwuka nabwo hakaba hari icyo bisobanuye. Urugero rw'inzozi uyu munsi tugiye kureba ni ukuntu ushobora kurota wenda uri mu modoka ugenda, uri kumwe n'inshuti zawe, uri kumwe n'abana. Umuntu yarose ari mu modoka ari kumwe n'inshuti ze ndetse ari kumwe n'abana, ameze nk'aho agiye kwaka ahantu akazi cyangwa se guhabwa akazi cyangwa se guhabwa izindi mfashanyo zindi. Rero mu by'ukuri iyo warose uri mu modoka uri kumwe n'inshuti zawe harimo n'abana, noneho ukongera ukanarota ubona uhetse nk'umwana mu mugongo, izo nzozi zishobora guhagararira urugendo rwawe mu buzima ndetse n'intambwe utera cyangwa n'icyerekezo wiyemeje kugendamo. Kuko uko byagenda ko ariko kose umuntu aba afite intego, n'aho ashaka kujya, n'aho agomba kujya, cyangwa se n'aho ashaka kuva, n'aho ari kwerekeza. Rero ibyo bivuze ko ni nko kwerekana aho ugeze mu buzima bwawe. Ibyo bigaragaza aho ugeze mu buzima bwawe cyangwa se mu mishinga yawe. Kuko iyo warose izo nzozi biba bigaragaza neza intego zawe. Noneho uko kugaragara kw'inshuti rero n'abana bishobora guhagararira cyangwa se bigashobora kugaragaza inkunga. Icyo ni ikimenyetso cy'inkunga cyangwa se umutekano cyangwa se ubufatanye cyangwa se ubuzima bwawe. Noneho buriya rero iyo hajemo kuvuga ngo wenda ugiye nk'ahantu kwaka akazi cyangwa se ubufasha bundi, ahantu ho guhabwa akazi cyangwa ubufasha, ibi bishobora gusobanura icyifuzo cyangwa intego nshya. Kuko buriya mu buzima buri wese aba agomba kugira icyifuzo cyangwa se akagira intego nshya, cyangwa se wenda ukaba uri kwitegura ubuzima bundi bushyashya, cyangwa ukaba uri kwitegura amahirwe mashya, ndetse bikaba ari ibintu biri kukumotiva muri we n'imbere, cyangwa se bikaba ari n'amahugurwa cyangwa se akazi cyangwa imishinga y'ubuzima bwawe, cyangwa se nyine imishinga ushaka nyine gukora kugira ngo ugere icyo ugeraho. Twese turakora kugira ngo twiteze imbere. Kwibona ufite umwana cyangwa wita ku mwana bishobora guhishura kwifuza kuba umurinzi, cyangwa ugasanga bihishura umuntu wita ku bandi. Buriya iyo ufite umwana urumva uba ugomba kuba umurinzi we. Rero ibyo bisobanura ko nyine uri umuntu wita ku bandi bantu, uri umuntu wita ku nyine uri umurinzi, urumva nyine waba umurinzi ukita ku bandi bantu. Noneho rero ikindi, kuba ufite ubushake bwo gufata inshingano nshya, nicyo kindi bisobanuye. Urumva wabashije kuba umurinzi, ndetse ibyo ngibyo binasobanura kuba ufite ubushake bwo gufata inshingano nshya. Bishobora kuba ari mu kazi, bishobora kuba ari muri bizinesi cyangwa umushinga wawe runaka. Rero nicyo kwibona ufite umwana mu mugongo bisobanuye. Noneho rero iyo dukomeje, bikomeza byerekana ko ari ikimenyetso cy'uko ibyo watekerezaga cyangwa wiyumvagamo mu nzozi ari ibitekerezo by'imbere mu mutwe, kandi byerekana kugenzura no kumenya aho urugendo rwawe rugana. Icyo nicyo bisobanura. Bikwereka neza ko mu mutwe wawe cyangwa se mu ntekerezo zawe urimo usobanukirwa urugendo rwawe aho rurimo rwerekera, kuko nyine wamaze kubona icyerekezo. Buriya
mbivuze mu ncamake icyo bivuze mu buzima busanzwe. Icya mbere, intego cyangwa inshingano nshya. Umwana utariho bishobora kuba ari ishusho y'ibyo yifuza gutangira, kuko ushobora kwibona uhetse umwana ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe nta mwana ufite mutoya kugira ngo uheke. Noneho bikaba ari ishusho igaragaza kwita ku bandi cyangwa gutangira umushinga mushya. Icyo ni cyo mu buzima busanzwe inzozi zisobanura, zo kubona uri mu modoka, uri kumwe n'inshuti, uri kumwe n'abana, ndetse ukanibona uhetse umwana. Noneho rero mu buryo bw'umwuka, kwibona uri mu modoka bishobora guhagararira urugendo rw'umwuka. Ushobora kwibona neza uri mu rugendo rw'ubuzima cyangwa intambwe yo gukura mu mutima. Mbese ushobora kuba hari ukuntu Imana iri kugukuza mu mutima iyo warose izi nzozi. Noneho rero mu by'umwuka, iyo urose ufite inshuti n'abana mwese muri ya modoka, bishobora guhagararira abajyanama mu by'umwuka, abantu bagufasha mu rugendo rwawe rwo kwiteza imbere no gukora ibyiza. Icyo nicyo biba bisobanuye. Iyo izi nzozi zigize, biba bigusaba guhora wegera Imana, ugasenga cyane ushishikaye uyisaba, mbese ikagukomereza amaboko kugira ngo ukomeze waguke, ukomeze ubone imbaraga muri byose. Iyo ubona ari nk'ahantu ugiye kwaka akazi cyangwa guhabwa akazi cyangwa ubufasha, bishobora kuba ubutumwa bw'umwuka bwo kukwibutsa. Ibyo rero bisobanura ko ahantu ho guhabwa akazi cyangwa ubufasha bishobora kuba ubutumwa bw'umwuka, bishobora kuba ubutumwa bw'umwuka bwo kukwibutsa amahirwe mashya y'ubuzima cyangwa ubushobozi bwo gukura mu mutima. Icyo nicyo bisobanuye. Iyo ubonye umwana utariho nk'uko nari nabivuze mu gice cyo hejuru mu buzima busanzwe, noneho mu buryo bw'umwuka rero urumva icy'umwana. Iyo ubonye umwana umuhetse mu mugongo ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe uwo mwana ukaba utamufite, icyo bihagarariye ni iki rero? Ugasanga yenda abana ufite barakuze ariko wari wibonye ufite umwana muto. Aha rero icyo bisobanura ni iki? Bisobanura ko icyizere gishya, impano nshya cyangwa ibitekerezo bishya byo kwiteza imbere, ubushake bwo gutanga no kwakira urukundo cyangwa ubufasha. Icyo nicyo izo nzozi zisobanura. Icyo navuga mu buryo bw'umwuka, izi nzozi zishobora kuba ubutumwa bwo kwitegura amahirwe mashya, gukoresha ubushobozi bwawe no gufasha abandi mu rugendo rwawe. Umwana utariho ni ishusho y'icyo ushaka gutangira cyangwa guha abandi. Inama rero hano turimo dusoza, nakubwira ngo andika izi nzozi zawe n'ibimenyetso byazo buri gitondo. Tekereza ku buryo Imana ishobora kuba iguhamagarira gutegura ejo hazaza hawe cyangwa gushaka amahirwe mashya. Jya utekereza ko umwana utariho ari ishusho y'ibyifuzo byawe by'imbere, kwita ku bandi cyangwa gutangira ikintu gishya. Mu by'ukuri rero iyi niyo nama ya nyuma kandi nziza iboneye, ikwemeza ndetse inakwibutsa ko mu gihe urose umwana ubona ufite umwana muto kandi mu by'ukuri atari adahari, ujye wibuka ko umwana utariho ari ishusho y'ibyifuzo byawe by'imbere, kwita ku bandi cyangwa gutangira ikintu gishya. Mu by'ukuri amahoro n'urukundo biganze mu mitima yanyu, ubugwaneza n'icyubahiro bibarange, kandi Imana amahoro ikomeze ibaho umugisha, mugireho umugisha. Naho mu nyigisho z'ubutaha jye mwumvaga kuri mikoro nitwa Munezero Daniel.